nongeye kubasuhuza mwese bene data nshuti bavandimwe bakunzi ba Pure Gold Channel, mwese ndabashuje mu izina rya Yesu. Ndabashuje kandi mbahaye ikaze kuri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ijambo ritwereka ibyerekeranye n'umucyo ndetse n'umwijima. Turareba abantu bamwe bagendera mu mucyo abandi bakagendera mu mwijima. Ese abo bantu byaba biterwa n'iki? Muri kumwe na Jose. Mbere yuko tureba iryo jambo, nagira ngo tubanze dusenge, duhe karibu umwuka wera nk'uko dusanzwe tubigenza. Umwuka wera aze atwigishe. Bamwe wenda ntibazi umwuka wera icyo ari cyo. Ahangaha ndabwira abantu batari bakira agakiza, wenda baramwumvise, ariko umwuka wera iyo umaze kwakira agakiza uramusobanukirwa, kuko umwuka wera niwe utwigisha, n'umufasha twahaweho, umwigisha, udusengera ndetse udufasha muri byinshi. Tugiye kumusaba rero aze adufashe, umwuka wera w'Imana azabane natwe muri iki kiganiro tugiye gufatanya turebera hamwe ijambo ry'Imana ryatwubaka twese. Reka dusenge. Mwuka wera turagusabye ngo uze ubane natwe muri aka kanya. Turagusabye ngo uze twese utwigishe. Abari kunyumva baturi hamwe hano kuri Pure Gold Channel, dufatanyije gusaba ngo umwuka wera abane natwe umwanya wa nonaha. Turagushimye yuko mwuka wera uri kumwe natwe kandi kugiye kudusobanurira ijambo ry'Imana tugiye kurebera hamwe. Urakoze, byose tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amina. Bene data, ndakomeza kubashima. Cyane cyane ndashimira abantu munsengera, abantu mukunda iyi Pure Gold Channel, ndabashimira cyane. Ndabizi ko hari benshi bansengera ndetse bajya babimbwira bati turi kumwe amasengesho, komera. Ndashimira abantu banshyigikira kuri uyu murimo mu buryo bwinshi. Ndashimira kandi abantu bajya bakora subscribe ndetse bagakora na share, bagasangiza abandi iri jambo ry'Imana. Burya iyo usangije undi video nk'iyi ngiyi ukamwoherereza, ufite mobile, ufite interinete, burya uba ukoze umurimo munini cyane, umfashije gukora umurimo w'Imana. Nawe uzahembwa, Yesu aguhe umugisha. Ndakomeza gushimira bene data bandi bajya bakurikira ibiganiro. Imana koko ikomeze ibahe umugisha, mwese ndabashimiye cyane. Kandi ashima Imana ko nayo ibana nanjye muri uyu muhamagaro mfite wo gufatanya namwe ijambo ry'Imana mu minota mike cyane. Naho wawe umunota umwe burya uba ufite umumaro. Imana ishimwe cyane ko yanshyize ku mutima uyu muhamagaro, ikanshyira ku mutima ijambo ry'Imana tugomba gufatanya kandi riratwubaka. Ndashimira abajya bampa feedback, bajya bambwira bati twafashijwe, ukomeze. Ndetse harimo bamwe bene data bajya bambwira ati noneho ko wasibye, ko tutakubonye, ko tutaguheruka. Abo ndabashimira cyane, ibyo bintera inkunga yo gukomeza gukora umurimo w'Imana. Kandi mwese turi hamwe turawukora, kuko umurimo w'Imana ni ngombwa kukoreka. Turakomeza rero tureba ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rigiye kutwubaka twese. Ijambo ry'Imana iyo turisomye ritubera ibyo kurya by'ubugingo, ritubera iri funguro ry'ubugingo, rituma dukura, rituma twunguka, tugira n'imbaraga kugira ngo dukomeze umurimo w'Imana. Kuko roho zacu nazo zikenera gufungura, zikenera ifunguro, zikenera imbaraga z'Imana. Nk'uko imibiri yacu nayo tuyifungurira, dufata ifunguro ry'umunsi, bamwe barifata gatatu cyangwa kane biterwa n'uko umuntu yishoboye cyangwa uko ubishaka. Ariko ifunguro rya roho naryo ni ngombwa ko turifata, tujye tubyitaho kandi dusangize n'abandi, kuko Imana idashaka ko tubyikubira, ahubwo ishaka ko tuba abanyabuntu, tugatanga, tugaha abandi ibyo kurya by'ifunguro. Ndagushima rero mwene data, wowe ugiye gufasha abandi kuboherereza iyi message, kuko ni iby'ingenzi cyane. Imana ikumpere umugisha. Reka rero dufatanye ntabatindiye iri jambo Imana yampaye rifungurira roho zacu ndetse n'imibiri yacu,
irakomera. Iyo roho zimeze neza n'imibiri yacu burya imeze neza. Reka turisome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3, dusome ku murongo wa 20 ndetse tugere no ku murongo wa 21. Haravuga ngo kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Undi muntu wa kabiri, ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Amen. Aba ni abantu babiri Yohana yanditse abatangaho urugero. Ni iby'ukuri kandi natwe iri jambo riradufasha umunsi wa none. Iyo umuntu wese uko akora ibintu bibi, wenda wavuga uti bibi ni ibiki bituma uwo muntu yakwihisha. Natanga urugero nk'igihe cy'abantu Imana yaremye mbere, Adamu na Eva. Igihe bacumuraga bariye ku mbuto Imana yababujijeho, barihishe, bagiye mu mwijima, ntabwo bongeye kugaragara kuko bahise bamenya ko bakoze icyaha. Urwo ni urugero rumwe. Na hano mu isi mu buzima bwacu, cyane cyane wenda ndasubira nko mu gihe cy'ubwana, umuntu akiri umwana, nitangaho nk'urugero. Iyo nakoraga nk'ikosa, ntabwo nashakaga ko ababyeyi banjye babimenya, nta nubwo nashaka ko inshuti zanjye zibimenya, narahishaga. Ikintu cyose kibi iyo ugikoze, ni umunsi wa none abantu bakuze, si abana gusa, iyo ugikoreye mu mwijima ntushaka ko abantu babimenya, ndetse na bagenzi bawe iyo babimenye bakakubaza urabihisha, kuko icyo kintu kiba ari kibi. Iyo umuntu akoze ikintu kibi buri gihe, si ngombwa ko mbisubiramo ngo mvuge ngo iki n'iki, kuko ahangaha Yohana yabivugaga abizi neza, ati kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo. Ibibi mwese murabizi, si ngombwa ko mbirondora. Ikintu icyo ari cyo cyose ukora kigatuma wihisha ababyeyi bawe, kigatuma wihisha abavandimwe bawe, ukihisha itorero ryawe, ukihisha inshuti yawe, ukabihisha ukabitsembatsemba, burya kirya kiba ari kibi, ndetse kiba ari n'icyaha kibi cyane. Ariko ikintu gikorerwa mu mucyo uranezerwa. Hano ndimo ndavuga ijambo ry'Imana, ndivugira mu mucyo, ndivugira ahagaragara kugira ngo isi yose ibimenye. Ariko ndamutse nkoze ikibi, ntabwo najya kuri Pure Gold Channel ngo abantu babimenye. Ibi ni byiza cyane ndimo nkora, niyo mpamvu nta mutima uncira urubanza. Ariko ikintu kibi burya iyo kigucira urubanza kiba ari icyaha gikomeye. Niho rero Pawulo yatangaga urugero, ati umuntu ukorera ibintu mu mwijima ntashaka ko abantu babimenya, ntabwo ajya ahagaragara. Umuntu iyo yibye ntashaka ko abantu bamenya ko yibye. Mu bakora wenda mu mabanki, hariho abantu bajya baterura nk'amafaranga menshi, abo ngabo ntibashaka ko bimenyekana, bagira ibyago bagafatwa bakabajyana mu rukiko. Ibyo ni ibyago bikomeye. Ariko aba yabikoreye mu mwijima adashaka ko abantu bazanabimenya, agahishahisha n'impapuro. Ubwo ni urugero ntanzi. Hariho abantu bajya bakora ibyaha wenda bindi bibi by'ubugambanyi, ukagambanira mugenzi wawe, mwahura ukamusekera, ukamuhisha ko wamugambaniye. Icyo ni ikintu cyakorewe mu mwijima, ntushaka ko kigaragara. Hari ibintu byinshi cyane abantu bakorera mu mwijima ntidushaka ko bigaragara. Icyo kiba ari icyaha, kandi Imana Data wa twese yanga icyaha. Niyo mpamvu yazanye Yesu Kristo ari we mucyo w'isi, kugira ngo umurikire isi, tumenye icyaha, tukihane. Nta kindi kintu cyazanye umwami wacu Yesu Kristo, yaje kugira ngo amurikire isi. Hano mfite igishushanyo cya Yesu Kristo arimo akomanga, arakomanga ku rugi rw'umuntu uwo ari we wese, arakomanga ku rugi rw'umutima wawe. Niba ubibona neza, Yesu Kristo yaraje kugira ngo ahore akomanga ku mutima wanjye, ahora akomanga ku mutima wawe, kuko niwe umenya birahiherereye. Yewe ntabwo nshobora kubimenya ibyo ukora. Ndavuga ubutumwa bwiza gusa, ndavuga ijambo ry'Imana gusa, Imana yampaye ngo nkubwire. Bya bindi ukorera ahantu hiherereye, udashaka ko umugabo wawe amenya, udashaka ko umugore wawe amenya, uhisha n'umuryango wawe n'inshuti, ariko Imana irabireba. Niyo mpamvu Yesu Kristo ahora akomanga ku mutima wawe, akubwira ati kingura umutima wawe ninjiremo. Aho ngaho hari umwijima, nkuremo ibyaha bigutuma ugira umwijima,
ndetse ukiheza no muri bene so, ukiheza mu bantu b'Imana, ugatoroka ukajya kure. Yesu Kristo aragukomaga ku mutima ati ihane, ihane ubwo bujura, ihane ubwo bwanzi, ihane ubwo bwicanyi, ubwo bugambanyi, ihane ubwo busambanyi, ihane. Yesu Kristo niwe ubikubwira ku mutima wawe, ahora hakomanga ku mutima kugira ngo aguhe amahoro, uve mu mwijima ubone umucyo, uve mu rupfu ubone ubugingo. Nicyo cyatumye Yesu Kristo aza. Ahangaha nanjye ndashima Imana cyane ko namenye agakiza. Hari ibyaha nakoze byinshi, ariko Yesu Kristo yarabimbabariye kuko nihannye. Niyo mpamvu ntinyuka no kumuvugira hano kuri Pure Gold Channel, nuko nababariwe, nuko ngendera mu mucyo. Hari indirimbo nyinshi zivuga iby'umucyo, ngo tujye tugendera mu mucyo wa Yesu. Mwene data, niba hari ikintu kigutandukanya n'Imana, niba hari ikintu kigutandukanya na mugenzi wawe, uyu munsi wa none kihane. Va mu mwijima, va mu mwijima w'icuraburindi, ihane icyaha cyawe ujye mu mucyo wa Yesu. Uba umwana w'Imana, wongere ugirane ubumwe na Yesu, wongere ugirane ubumwe n'Imana yo mu ijuru yakuremye. Kuko icyaha nicyo cyagutandukanije nayo, icyaha nicyo cyatumye wihisha, icyaha nicyo cyatumye ugenda kure, wiremere ubucoca ngo wambare. Wararebye usanga wambaye ubusa nka Adamu na Eva, bo biremeye utuntu tw'imyenda mu bibabi by'ibiti aho bari batuye muri Edeni. Uyu munsi wa none sinzi ibyo urimo mwene data, ariko Imana irabizi. Uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo wemererwemo, wongera wihane, wemerwe, wongere ugire amahoro, ugire umunezero, ukore ibintu mu mucyo, we kugendera mu mwijima. Kuko ngo bagendera mu mwijima bazarimbuka, ariko abagendera mu mucyo bemera kwihana tuzajya mu bwami bw'Imana, tuzajya mu ijuru. Kandi no mu isi hano turi, iyo ugendera mu mucyo, iyo uri umunyakuri, iyo uri umwizerwa, ugira umugisha. Abantu baragukunda, ku kazi bakagukunda, bakakwizera, inshuti zawe zikagukunda, ababyeyi bawe bakakwizera, uri umwana wizerwa. Ndabwira n'abana bato, abajene, iwanyu bakamenya aho wagiye, ukagendera mu mucyo, ntuce ku ruhande ngo ujye mu bidakorwa, ngo ubu utizerwa. Reka twizerwe n'abo tubana, n'abo dukorana, n'abo duturanye, batwizere, kuko n'Imana nayo iraba yatwizeye. Mwene data singutindira, ariko ndashaka yewe uyu mwanya wa none aha, kuko nahawe uyu murimo kugusengera, gufatanya nawe kwinginga Imana. Niba wumva ukigendera mu mwijima, zamura ikiganza wihane. Numara kwihana, Imana irakubabarira. Reka dufatanye gusenga. Niba wumva koko ufite umutima uguciriye urubanza cyangwa se utsinzwe, Mwuka Wera niwe utsinda, si jyewe. Niba wumva Umwuka Wera agukozeho ukaba ukigendera mu mwijima, ujye ufite utuntu two kubeshya, ujye ufite utugeso two kwiba, uri umwana muto, ujye ufite utugeso two guhishahisha, utakigendera mu mucyo, wangana n'abandi, wanga abantu, ugira amashyari, uca umugore wawe inyuma ukajya mu busambanyi, uca umugabo wawe inyuma ukajya mu busambanyi uri umudamu. Izo ni ingeso mbi cyane zizakurimbuza. Izo ni inzira z'umwijima. Ibyo ni ibintu udashobora gukorera ahagaragara. Niyo mpamvu izo ngeso zose z'umwijima uyu munsi wa none zigomba kwihanwa. Niba utarazihana uzihane. Reka dufatanye gusengera Imana ikubashishe, Umwuka we numva gutsinda, ubashe kwihana, kuko ntibyoroshye kwihana. Reka dusabe Imana uyu mwanya wa none igushoboze mwene data, uve mu mwijima utazarimbuka, ahubwo uze mu mucyo, uzajya mu ijuru, tuzabane mu bwami bw'Imana, tunezeranwe na Yesu wacu, tunezeranwe n'Imana n'abayera bo mu ijuru. Ihane butarira, ihane igihe kikiriho, ihane ugifite uburyo. Shaka Imana uyu munsi wa none. Inzira nta yindi ni ku musaraba, ni ukwihana ibyaha, ni ukwemera Yesu akaza mu buzima bwawe, ukajya mu mucyo, ugatangira ukagendera mu mucyo. Reka dusenge Imana ntagutindiye. Niba ari wowe wiyumva, si ngombwa kubivuga, bwira Imana aho uri, nuryama, aho uri hose, utwaye imodoka cyangwa ugenda n'amaguru, aho wicaye. Niba ijambo rikoze ku mutima, reka ngusengere mwene data, muvandimwe, inshuti utarihana, wihanura, wahita ubabarirwa, utangira urugendo rwo kugendera mu mucyo w'Imana, kandi uragira amahoro, kandi izina ryawe rirahita ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Urahita
ubona ubugingo buhoraho, kandi urahita ugirana ubucuti n'Imana Data iguha umugisha. Reka dusenge. Mana Data wa twese, urareba uyu muntu wumvise iri jambo ryawe, aho ari hose, wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, wumva Ikirundi, abumva Ikirundi nawe wumva Ikinyarwanda, ndasabye kugira ngo umukore ku mutima, ndasabye kugira ngo imbaraga z'Imana zimanuke, umubabarire ibyaha bye, umugirire neza. Mana ndamusabira rwose kugira ngo uko yihana, uko atsinzwe, umwakire, umubabarire, izina rye yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ndamusabiye aho ari hose. Urakoze Mana kubikoze byose, mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Mwene Data, muvandimwe, we wihannye, we wemeye kwakira agakiza, Imana ikugirire neza, ujye uba hafi, ukwirike kuri Twagorwe Channel, uzajya uhasanga ijambo rigufasha, rikugirira neza, rikugaburira. Tuzakomeza ubutaha. Be blessed, ntugacikwe n'ibiganiro byacu. Imana ikugirire neza, turi kumwe muri Yesu, dukomeze dusabirane. Bye bye.